Yes, ni breaking news n'amakuru akomeje kugarukaho cyane. Ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru ibabaje, ni inkuru yakomeje kugenda igarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Aherutse kubera impanuka yaje guhitana ubuzima bw'abantu barenga 20 mu karere ka Rulindo. Haje kubera indi mpanuka nanone y'ikamyo yo mu bwoko bwa Benz. Iyi kamyo rero ikaba yaje nayo kurenga umuhanda. Ushobora kwibaza ese iyi kamyo yo nta bantu yaba yaje kuba yahitana? Ese iyi mpanuka yo yaba yatewe n'iki kuba iyi kamyo yaje kuba yarenga uyu muhanda? Ese aha hantu kubera iki hakunze kwibasirwa cyangwa se kwibasira imodoka ugasanga ziri kugenda zihagwa ndetse zinahitana ubuzima bw'abantu? Turaje rero kugira ngo tubikuvire muzingo kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'aya amakuru yakomeje kugenda agarukaho yibanuka. Nanone yaje kuba yabera hano muri kano karere ka Rulindo ubwo yerekezaga mu mujyi wa Musanze iturutse mu mujyi wa Kigali nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Abantu benshi rero bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bavuga bati ese kubera iki aha hantu hakomeje kugenda habera impanuka mu gihe nta kwezi gushize habereye impanuka y'imodoka yahitanye ubuzima bw'abantu barenga 20 ubwo bisi yaturukaga mu mujyi wa Kigali yerekeza mu karere ka Rubavu yahageraga ikahagwa. Abantu benshi rero bakomeje kwibaza bati kubera iki aha hantu hakomeje kugenda habera impanuka? Ese byaba biterwa n'iki? Mbere y'uko rero tugaruka kuri aya makuru ku buryo burambuye, reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Amakuru yacu ujye uyakurikirana 5 kuri 5. Nk'uko rero byakomeje kugenda bigarukaho, ni ikamyo yo mu bwoko bwa Benz ya kompanyi ya East Hope rero yaje kuba yagwa munsi y'umuhanda hano muri kano karere ka Rulindo ubwo yarigeze hamwe habereye impanuka. Iyi kamyo rero ikaba yaje rero kuba yagwa munsi y'umuhanda. Abantu benshi rero bakaba baje gutungurwa n'ibikomeje kugenda bibera aha hantu. Bamwe bavuga bati wasanga hari umuzima, abandi bakavuga bati ni ibintu biba biri bube, nta muntu wahagarika ibiba biri bube. Gusa abantu benshi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye kuri izi mpanuka zikomeje kubera aha hantu muri kano karere ka Rulindo. Nk'uko byakomeje rero kugenda bigarukwaho, ni kuri uyu wa kane ahagana saa 6 z'amanywa ikamyo rero yo mu bwoko bwa Benz ya kompanyi ya East Hope yaje kugwa rero munsi y'umuhanda Kigali Musanze ubwo yari igeze i Rulindo mu murenge wa Rusiga, aherutse kubera indi mpanuka yatwaye ubuzima bw'abarenga 20 mu kwezi gushize. Iyo kamyo yari ifite kontineri irimo ibikoresho by'ubwubatsi, ikaba rero yavaga i Kigali yerekeza mu karere ka Rubavu, igezaho imodoka itwara abagenzi ya International iherutse kugwa nayo irenga umuhanda. Amakuru yakomeje kugarukaho cyane kuri iyi mpanuka y'iyi kamyo yaje kuba yarenga umuhanda ubwo yarigeze aha hantu. Hari hakomeje kwibazwa bati ese abantu bari muri iyi modoka cyangwa se abantu bari muri iyi kamyo baba baje kuba bavamo amahoro, nta muntu n'umwe wigeze ahitanwa n'iyi mpanuka? Ni byari byakomeje kugenda byibazwaho cyane. Abantu bavuga bati ese koko kubera iki aha hantu hakomeje kugenda habera impanuka, ubuzima bw'abantu bukomeza kugenda butikirira aha hantu? Gusa icyiza ndetse cyakomeje kugenda gishimirwa n'abantu bavuga bati Imana yaje gukinga akaboko, nuko aha hantu nubwo iyi mpanuka yaje kuba yaba, umushoferi wari utwaye iyi kamyo yaje kuba yarokoka, nta kibazo yigeze agira gikanganye. Urumva ko Imana yakinze akaboko uyu mushoferi akaza kurokoka iyi mpanuka nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Abantu benshi rero bakomeje kwibaza bati ahantu ese izi mpanuka zikomeje kugenda zihabera
byaba biterwa n'iki, dore ko mu kwezi gushize nk'uko twari tubigarutseho haje kuba habera impanuka y'imodoka ya bisi ya kampani ya International. Ubwo rero yahageraga nayo yahise irenga umuhanda igwa nko muri metero 800 uturutse ku muhanda, urumva ni hafi ibirometero 2. urumva aha hantu hakomeje kugenda hatera impungenge abantu benshi ku bw'izi mpanuka rero zikomeje kugenda zihabera. Gusa icyiza ni uko uyu mushoferi wari utwaye iyi kamyo yaje kuba yarokoka, bikaba bivugwa ko rero nta kibazo na kimwe yagize agira uretse kuba iyi kamyo yaguye, ngo yavuyemo ari muzima. Aribyo abantu rero bakomeje kugenda abishimira ubwo bari baje gutabara. Ubwo iyi mpanuka yabaga rero abantu bakaba bahise baje gutabara, bahageze basanga uyu mushoferi ari muri iyi kamyo arimo nta kibazo na kimwe yagize uretse ko yari ameze nk'uwagize ihungabana. Bamukuramo ndetse basanga nta kibazo yagize, gusa yarasa n'uwagize ihungabana. Akaba ari byo rero byakomeje kugenda byishimirwa n'abantu bari bagize ubwo bavuga bati se ahantu iyi kamyo iguye nta bantu bari ku muhanda b'abagenzi yaba yagwiriye, ugasanga ibibazo bibaye ibindi, ugasanga hongeye kuba hagwa abantu benshi. Gusa icyiza cyahabaye ndetse cyakomeje kugenda kishimirwa nuko iyi kamyo ubwo yahagwaga nta bagenzi bari hano ku muhanda ngo nibe yabagonze cyangwa se yabagwiriye, ndetse n'umushoferi wari uyirimo yavuyemo ari muzima. Nguko ngayo rero iby'amakuru yakomeje kugenda agarukaho cyane muri kano karere ka Rulindo. Aha hantu hakomeje kugenda habera impanuka. Nyuma y'impanuka yabaye mu kwezi gushize hahise habera indi mpanuka. Urumva urebye distance irimo nta kwezi gushize, nta minsi 30 irashira rwose aha hantu habereye impanuka yahitanye ubuzima bw'abantu 20, mu gihe abantu batari bakwakiriye ko ahantu habereye impanuka ndetse yatwaye ubuzima bw'abantu barenga 20. None hahise habera indi impanuka. Hakaba rero hakomeje kwibazazwa ikikomeje kugenda gitera izi mpanuka ziri kubera ahantu. Abaturage bakaba basaba ko abapolisi bakwiye kuba bari ahantu bakajya bareba imodoka zihanyura, ndetse bakaba bagirana inama abashoferi yo kugenda gahoro cyangwa se kugendera ku muvuduko uri hasi, kugira ngo hirindwe izi mpanuka za hato na hato zigenda zibera ahantu. Reka tugusabe rero niba ari ubwa mbere ubanye natwe kandi kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibonera mu bambere. Amakuru yacu ujye uyakurikirana 5 kuri 5. Kora share cyangwa se partage aya makuru uyasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like ujya hasi no muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo binenge, kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi, ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero, reka dufate uyu mwanya tugushimire wowe wabanye natwe kuva ku ntangiriro z'aya makuru kugeza arangiye. Ni iby'agaciro gakomeye cyane ko wafashe umwanya wawe ukawuduha, reka tugushimire. Wakoze kuba natwe rero. Ciao ciao, bye bye. Amakuru naka garuka.